reka mpogoza abasore benshi bahora bandangamiye bifuza kunsaba. Dore nawe mu maso ndagapfura, ndasa na bwiza bw'amashira budashirora nirongorwa. Dore amabere ni imitemeri, abasore bayareba bagashiguka. N'ikimero kandi nkirusha ba nyirabyano. Rwose mazi yatekeye n'isesu y'uranga kuva ku mutwe kugera ku birenge. Ndi uwa mbere mpagaze bwuma. Ariko se nk'uhagize umusore umbona ntiyankekamo ubusazi cyangwa ubwirasi. Ibyo ntacyo ariko. None se ko ntiremye, Imana ijya kumpanga rwose ntiyahubutse. Yangize ruhanga rutagira inkombe. Wampuza nayo nayikora mu ntoki pe. Ubu rero uyu munsi umukundwa Haruna araza kunsura. Ni ngombwa kandi ko nsanga muri iyi kanzu nziza yanyoherejeho kagira Imana. Yambwiye ko yayinkuriye i Nairobi. Mama ndamuhobera ntewe. Ndamugwa munsi mugwa neza ababyeyi bandeba mbakire. Kandi araza muri ya modoka ye nziza igenda ivumera. Yewe no guturira umuhanda ntako bisa. Aho yonge kubyirukira ruguririya mu gishihi Haruna yari kumenya nubwo ndi gishongore bwose. Icyama agatinda mu misa. Data wo yibereye mu runywero. Rupaca musaza wanjye wo bariruka inyuma y'inka zashiza zishakira urwuri. Ariko noneho ino sisuko isigaye muri runo rugo rwa Rushinga biguye. Ko nuko mafubo wanjye. Mazi yate. Karame. Wakoze gutegura no gukundura imyanda yose yari hano. Ntureba se shenge. Dore urugo rwose rurahumeka ituze n'isuku inogeye ijisho. Erega mwana wanjye nicyo cyarangaga umwari Rwanda. Ariko ngo ntabyera ngote bitese. Iyo utamparurira imbwijana ari naritereye hariya munsi y'icukiro. Kuko burya kutamenya ibiribwa kandi ufite inda ari ubupfayongo bubi. Mumbabarire sinzongera. Nabonaga ziteye icyo niki. Kandi ngo icyaha kimwe n'ikica umugabo. Niba kitica umugabo ariko gishobora gucisha umugore umutwe cyangwa kikamutubiriza igikundiro muko. Ma, niki? Nagira ngo mumpe amafaranga yo kugura byeri dufite umushyitsi. Arararara. Uwo mushyitsi ugomba amabyeri nuwahe? Wa mwana Haruna ngo araza kudusura yaranyandikiye. Ariko kukura cyashodekanye ariko wa mukobwa we muzima. Uracyashodekanye koko na Haruna nabonanye uburere budashobotse. Nyamara n'umwana mwiza aritonda. Sika. Umuntu yakugusomagura gukubita agashi ku matama nkaho hari amata y'inka ze so yanyoye. Koko muracyakururana wa mukobwa we. N'umukecuru nawe aransekeje. Ngo ndasekeje mwana wa. Mbese ntabwo wari uzi ko ariko abasirimu basigaye baramukanya. Aha, mba mbizi se. Ibyo rero noneho nibyo byakuye amashyo n'amashongore. Mujye mukomeza musinzirire mu bujiji, nimubona urungano dukora ibuje n'amatwara ya kijyambere mwihe kudukwena no kutunegura nkaho hari inenge turiho. Mwana wanjye ibyo n'ubwasama n'ubupfayongo. Kwitwara nk'ibitambambuga mwe hagusamarira biturutse hanze byose ngo namajyambere. Ubu ko kurabona ari byo kwihebera umugabo utazi utabonye ngo nuko akora mu mujyi wa Kigali. Haruna ndamuzi rwose. Ni umusore w'indatwa ufite igikundiro n'uburanga. Umuzi ute? Nuwande? None se ntafite imodoka ya kataraboneka kodesha na leta akayitwaramo minisitiri? Uribuka ko twamenyanye igihe yarazanye uwo mutegetsi mu birori byo gutaha komine? Naho byaci. Rwanda no kwisi yose baramuzi kuko akiri mwiza. Urwo si rutokanyagowe. Ariko se mama iki? Uragira ngo niteshe Haruna urebe maze gukura kandi nkaba ndi mwiza? Kaburo bwiza wandindagiziwe. Nuko ujye hutera imbabazi rero nuko nta wundi mukoro. Wega wa kanyago. Maze rero mazi yateke. Nagira ngo tuve muri uru. Kuko hari byinshi bindeba kandi bintegereje muri urugo. Ndakumenyesha kandi ko nta mafaranga nifitiye. Urumvise? Ayo mabyero uyavanaho. Ntiyaburira ku bagabo ngo aboneke ku bagore b'ingorwa. Mama iki wa mukobwa ugiye kutubiyobera mu mashyi no mu mudiyo? Si cyane. Wowe ugire kubuta kikoze isuka. Isuka. Reba amazi yateke mpinga rero. Ugize ngo iki muko? Rero maye ngo wize amashuri y'ingoboka. Izo ngoboka se zitagoboka ababyeyi n'ingoboka nyabaki. Cisha makeya. Ugize kuba warihinduye inyoza karenge. Ukabusigaye uhora mu mazi kurusha inyoga ruzi. Reka sinakubwira. None wihaye no kwambara imyenda y'amahenure satigeza kugurira nta soni.
niko koko mazi ati umbwire ubundi uwo mwenda ugenda ubonera n'utyo wambara ukagusiga ku gahinga aho hawe nande koko aka gakanzu se sinagahawe n'umukunzi Haruna mushaka gusuzugura kandi afite roho nziza. uwo mugabo wo kukwambika roho nse yo kugenda igukoza isoni mu nzira niwe muko ushaka kunzanira wa mukobwa we. Njye niwe nikundira rero. aho waruzi n'ikindi njye ndi nk'umuhungu ukanyura imbere wambaye umwambaro nk'uwo nawe gushwanyagurizaho maze nkakubagira ibisiga izuba riva. umukobwa nyabusarangwa n'ubupfasoni n'ibanga ry'umutima n'umubiri ntabwo yishyira hanze. Mumbabarire dore ko agahu gahuye n'umunyutsi. Ikoye banyagukuruza se bambaraga bate? Ntibambaraga agahu k'umukane cyangwa inkanda basize amavuta? Mu gituza se ho bambaraga iki? Mujye mutuvaho tw'urubyiruko maze mutureke dukora uko ubwenge bwacu bushaka. Naho ibyo kwitwara nk'abakera ntituzabikundana mba. mwana wanjye abakera bavuganaga ituze kandi ntibiyandarikaga nk'uko ubikeka. nta mwari wo mu ruhimbi wasakuzaga ahubwo wasangaga ahimbajwe n'uruhindu atakanyamuraza imyashi n'igembe. urumva kandi no mu myambarire wihaye kunenga nta kinego cyarimo. umenya ko nta myambaro nk'iyi tuzi yariho kuko mu impuzu no gukanimo kuboha inkindi inyonga se n'uruyonga ntiwari umurimo woroshye. ariko nubwo bari bafite ingorane bwose ntawahataniraga kwambara ubusa. urumva Ibyo ni ibitekerezo bishaje mu baturage mwishyizemo nk'uko abanyamujyi bakunda kubita. turi abaturage nyine ababo birasi bo mu mujyi tutabahingiye cyangwa ngo tworore babona amata atuma bagira amata manini n'amata ko atengerana mu bitenge bahoramo. Nanjye ariko nikundira ubuzima bwo mu mujyi. ubuze utese muko Simpora mbona bamo bahora bakeye nk'inyange mbese nk'uko nsama. gasukusu uko nyine wa kigoryiwe. mazi yate Karama. fata akabindi ujye kunzanira amazi vuba. nzanira amazi yo kwinywera ndumva inyota imbaga. dore n'ejo nari nibwiye ko nimva gutera intabire mu kabande nsanga waseye ya masaka yasigaye tugashigisha agasuru ko kwiririrwa. none wihitiyemo gutera ipasi ibitambaro. kirabwanga ujye kunzanira amazi yo kunywa ndumva maze kumagana wanansakurishije. Ariko ubwo nta soni ugira ma. Ureba nisokoreje umuderi nateyemo kanta niyambariye n'ikanzu bareba bagakangarana none ngo ninge mu isayo yo mu isoko nkaho ndi ngaru nyir'umugezi. Mazi yateke ntaho nkugira rwose. Ufite inyota nashaka yishire cyangwa yigireyo. Ndabivuze umukobwa w'abasinga. ugize ngo iki mazi yate ugize ngo iki rwose aho niwireba amabere areze mu gituza ukagira ngo ni wowe wibyaye di. nuko utazi uko inda yawe yari inzironze maze nkayikizwa n'Imana y'ingoma ya Rusenyi. mazi yateke koko nuko umbwiye ari wowe mwana muto nsigaranye niyambaza. uzi ko musaza wawe urupaca warushya ari mu nka koko. Mugira ukuntu mwanyimye amafaranga yo kujya kugura byeri z'umukunzi none mwihaye kuntitaho muntera agahinda gusa. ariko niba ari amatwi y'abakecuru yumvirana ruva ikintu gisa n'imodoka iza hano. Muraho uriho maraho bibi. uraho yeza kuzwe. Yego turere Muraho Haru. amazi yate Mukomere. mukomere cyane. Ega mama ntabwo ari Viviana yitwa Madarina. Hajya ntabwo muzi igiswahili mumbabarira ntabwo nabimenye. ntavuze ngira ngo ndi wacu Nyamirambo. Muraho rero. Turaho buhoro buhoro. Ariko twari tugukumbuye cyane. Tugufitiye n'amakuru menshi. Ni byiza. Mumbabarira haraho nyarukiye. Usigarane n'umukecuru ntabwo ntinda ndaraswaye. wanyiyongiye yose w'imvura iragwa kuri n'amapfa yacanye. Eka ntabwo mbizi ntaho mpurira se n'imvura. ngwiki ntaho mpurira n'imvura akenshi manibere mu biro cyangwa se mu modoka sinyibone. ariko rero iminyahariko kuko njya nsanga nimwe na rimwe kaburimbo yatose.
abasaza se bo baraho? Reka data rwose ntabwo umuherutse. Yego. Numva avuga ko yabacururiza iriya muri Kenya. Umukecuru wawe se ntabwo babana? Yewe uretse no kubana na data no kubaho ashobora kuba atakiriho. Ukaba utabizi? Reka ntabirwa n'igize. Ngo atwaye n'umunyekongo kera mu gihe cy'ababirigi. Gisimbizi yansize kwa shangazi gusa. None rero. Yewe. Uwo shangazi se we ni so wanyu cyangwa ni nyokuru? Erega mubyeyi ubundi simvuga ikinyarwanda cyane igihe nkunda kwikoresheje igiswahili. Ndabyumva nyagasani. Ariko ubundi ntabwo uri umuswahili ko aribo nabonye bambaye ingofero nk'iyo baje guhamba mwene wabo Rajabu. Waje ntabwo ndi umuswahili ndi umuyisilamu. Ntabwo ninyegera ndakoma nditunze. Mfite imodoka ntabwo ndi umujuru. Mwana wanjye se ko tuba twisaziye kugira ngo ibyo tumenya kubitandukanya. Nibyo rero mubimenye. Turabimenya. Kwa mukobwa kwenda batangiye gutinda kandi nihutara. Yego baba. Sawa nguri yaraje. Hari uko ndeba utangiye kwinanura wowe warambiwe. Oya nari nkigana n'umukecuru. Nizeye ko ntagutindiye cyane. Oya kuko ngeze aho bacururiza byeri nsanga abamwe bafunze utubari ntawe uhita. Nibakomeze bayahonde. Ndabizi bazahumeka bamaze kweza imifuka. Dore ko abagabo n'ifaranga wagira ngo bafitanye inzigo. Ayega ni mutureke amafaranga yatwifatiye nkuko namwe abagore mwatwifatiye. Si byose? Yewe. Ni mwakira kabyeri mu manura ivumbi. Mugomba kuba mufite inyota dore muvuye kuri. Ega mukundwa ntabwo dusoma ku nzoga zikaze. Baba we. None se. Yego twinywera icyayi gusa. Cyaba kidahari kandi tugafata akafanta gakonje. Ntibishoboka. Uko bimeze. Ubuse ko nari nikopesheje byera amacupa 5 yose hani nkabanyazanya afunguye. Ubuse ndabigenzana. Nshira yamugirene. Ino kandi nta fantasy haba kandi nta guteka n'icyayi. Iyo byiriho umusaza n'umukecuru bayinywe. Ahubwo reka wongeye kukuzanira akabaga karyoshye cyane nazizare mu modoka. Ndaje. Akira winywereye ibyeri ma. Yemwe nawe n'abagabo bawe nta mabyero ubonye ngusabye. Nakwinginze kuva kare ngo ujye kumvomera amazi kuri kano yo kwinywera unshinga nijose. Urumva? None uvuye gufata imyenda y'amabyero utazishyura nkaho hari umubyeyi wabyaje. Uba amafaranga 500 uzayavana he wa mukobwa we ko nta nurumiye ukorera. Sinabonye na bya bitambaro wiri gufa umuhungu isuka byarabuza abaguzi. Iri ni ishyano mba nambuye data. Mbe mukobwa rushinga bigwi ko ndeye bushishwa nabi. Usigaye ufata n'amadeni udafite icyo uzishyura. Koko. Abana uzaduteza amakuba wa mukobwa we. Ariko wa mukobwa we. Akuzazana muri urugo akazafatishwa amaboko yombi. Mbikubwira umwana gitori rero doraho nibereye. Ariko se ko mwari mwanyimye amafaranga yo kujya kuzigura utandenganije rwose ubona umushyitsi ntari kumuzimanira. No mushyitsi undatira nakanyagwe. None ho rero arazinyoye inezerwa. Ko mutagira impuhwe koko. Impuhwe nyabaki. Impuhwe kiza umuntu utinyuka kuvuga amagambo aterekeranye imbere y'ababyeyi. Ni impuhwe ki? Ntasoni. Uno mwasama kino cyo ntasi. Wewe ko ntabisanganwa nk'amagambo. Kandi ko imvura inyagira ibyisanze. Niko ye. Ndakumva. Kwari uzi kuzo iyo nshuti yawe izaza kugusura. Wabaye waraseye amasaka hariya tukamushigishira amarwa. Ntabasanze intambwe iteretse hari isamira maze uwo mugogoro wundi ukavaho. None ngo amabyeri 500 ntago yirenze. Ariko ubwo ni musetsa koko. Dusetsa iki? Umuntu utangwa byeri ubona ko yatinyuka kurya ibivuzo byanyu. Si umunyarwanda se? Ni umunyarwanda. None ariko ma data noneho aranyica simukira. Ntabizi iyo aguhanya. Ambona nyina wa musore wo kwa Rusake wiga muri kaminuza y'Inyakinama. Namusabaga ngo anyingingire se ankope byeri. Nawe yiha kunkiranya kandi ntamukunda namba kubera ko riba nk'ingagima. Mva mbese uko cyabaye. Niba se yakubonye uguhiriburana n'abasore arabura kukugaragura. Umusenga nawe ndamwiziye niba yagasomye ntabura kukumvisha. Twagaruye bisa nkubise ndabanumva kawe na so wacu guryo. Ayiwe. Ibi bibyeri byose kandi nari nabizanye bifunguye. Bari banze kuntiza urufunguzo. None dore bimwe byatangiye kubirira muri kino gikapu. Dore cyatose. Mbema.
mbese nawe aragenzize hano jyenyine yo afashe ikibindi agiye kwivomera amazi kandi mpari mbega amakosa mfite ariko se nari kubigira nti ko Haruna yaje ma rega mukundwa kwimene mutwe ku busa uramagura umukecuru kandi yaba yarakaye sinzi washyiriye icyungo oya mama agiye kuvoma amazi kandi mpari nagira ngo bari giye ujyayo akawigira aho ujya wanzonze garuka twemenere mwabiri ariko ubundi usibye n'ibyo biguhangayikishije iyo kanzira kubereye hakira Mungu niko ko se di warashi wagira ngo ahe nayo gupimyeho rwose nyikugurira nanjye narayikunze cyane disi we ndetse n'inkweto byazanye nazo ni nziza cyane ndetse ariko ko zigatuma nihuta nkagenda nkimbagira nk'inyambo sibyo byiza se ahubwo disi nta mwende buko ntubizihiwe ariko Haruna nawe oshi oya ngaho se hindukira ndebe gutyo mazi ate urasa n'amazi yo kwitekeko usa n'izuba rya kibere nka rya kurenga hejuru y'ikivu uri inyange yera uri mu cyobera rwose niho mundetse arashyira uzasanga maze mugasangira mu munezero w'urukundo ruzira iherezo ariko ufite amagambo meza gusa haraho mbeshye di abagabo b'i Kigali mugira amagambo asize umunyu niho mundetse niko uteye rwose nta kintu ngiyeho nta n'icyo nkuyeho ntabwo mumeze nk'ibisore by'ino birangwa n'ibinyamusozi ariko se ubwo icyo nkuzaniye oya aka gasura kazi oya aka kitwa Benedictine pfunyura ndebe akiriho gutumene maze wumva kubaye ishenge umenye ko ngukunda kurusha abandi basore bamenye bose kararyoshye cyane koko wagira ngo karimo buki n'ukuri Benedictine nta kwisa mu nzoga zose zikundwa oya nibyo rwose gutumira rero gutumira gushinyuta ongera yewe kararyoshye koko ongera yewe ariko soma ndasoma kararyoshye pe ikindi gihe ngo tugiranye Imana ibishatse ariko akira nawe usomewe rega nakubwiye ko ntamwe inzoga zikaze humura ntusinda ndumva karyoshye ari agatobe kandi ibiryo biryoha nibisangiwe n'abakunzi sibyo se di rega n'ubundi ngo ntawe ukwiye kwanga icyo umukunzi amuhaye akira rwose cyane yakimuhananye umutima mwiza somaho rwose kansomeho gusa numva ko karyoshye ko nirega nsanzwe nkazi ngenda gasoma rwose nshira inyota ariko se disimaze ati ndakumva ko nagira ngo nkwisabire ikintu kimwe gusa ahora kinyemerera ndacyemera nimbona ngifite hatarimo mananiza ndifuza ndashaka urashaka iki ariko wavuze kongera kugusoma atsindwa n'Imana kandi si byiza se ni byiza ariko ababyeyi banjye barabyanga cyane ntabahari usaba utubona ariko disi urashakira ikigukubagana wabyihoreye oya yiwe have sinshaka bisa yongo maze ateke nakubonye igihe ni ukuri ko nakubonye ko naguteye imboni turabonana washanowe nikoye none aho wakiranaga n'abasore bo ku kabari ko kugashusha none wagurumanya urashobana n'abasore ngira ibyana by'inyoni na nyina yemwe ababyeyi twagira ibyago mwuka byaramo amarere make gusa gusa hari icyabaye ukomeje kuvuga singutema ngo nguhoraho je n'umupanga wanje babe wambuye ndakwemera kumutwara nikoye udukureho induru ugije ukundi wandereye mu rugo uza guhindanganya umwana wanje none ukomeje kwagutereka gasha wanje igowe ubwo rero wateze ingofero ng'amasunzu yambwira arenga ufata umuhanda uja kunyangirira ikibondo wa nyanga biramawe bese n'ibiki ko ruva muvuga cyane n'ibiki reka wa mwana we reka ibyo mbonye aha nagahoma muno ubonye ibiki reka kibazo nanyana mu kiraro maze nze tubone n'icyo gisambo ariko musenzo nuka we nindi mwana cicama cye ntabwo ndi umujuru yemwe bahungu
ko ababyeyi dupfusa duhagaritse za byeri bambwiye ko maze zifatiye umwenda ntazo mwanyoye ziriko zirabirira muri kino gikapu kandi zizarikwa amafaranga wazimye se muze kamwe basi wa mukobwa we ndabizi ubwo ni nyoko wazigutumye dore ko imbabazi ze zizamubamba ku giti nka Yesu cyakora murabaje mwifashe ndazo ndeze kwishura ye baba we ntibishoboka rwose burya ni Haruna waje guteza induru muri rugo ndurugize burya ni bantukaga rwose ntabwo nari nzi karoro rwose mumbabarire papa Haruna ndamuzi ni inshuti yanjye uyu musore akora muri ministeri akaba n'amana y'ibitego mu mupira kabone niyo yaba imana yeze nta burenganzira nawe ukafite bwo kuza kundira umwana umutima mugundira ihano kumukora kora kandi ataramukoye ariko se ubundi kibiye bakoreye ni ikihe kumwamenyereye guca ibikuba nkaho hari inkuba yakubise hano kumurira intera rubwo gusa ziba wanuma wenda kumara umuyango n'urutasi rwameze hejuru gongo bwacuramye wagacurama we ubwo shaka kwigire naye wandera amazenga we dore ko bakobwa bubu mugiye kuzananirana ndabona umutima wawe urabaye intomvu wa ntumva we ndabona agenzi we ariko hano ko ndeba huzuye amayoga yamukomeshera agahina ndikitsa mwe ndetse nkaba mbona amenekera ubusa yoherwa sha maze teke yaba yasabwe nimwatumira umuryango wose ngo uzusome kuri izi nzoga yewe asabwa iki ko hasabwe musabwa soni nasingiye musoni wa musonera bene maso bakanyugwa n'ibirori byabo niba musabwa soni yarasabwe se agasabanya imiryango si ubumanzi bundi bamucaga kundusha ahubwo nuko mwubashye wamukunze ntimumukangaranye nk'ibyo munkorera ubu wewe kwiri kuvuga menshi utongana n'umusaza wasinze urwagwa Haruna nta kiwa Kigali Nyamirambo maze umusaza na musaza bazakwirongoye nibashaka bakuzirika kumwe ku bakenyezi imbutura zabo bagutemberane ngo hatagiye kuvugisha yewe ariko wa mugabo ufite imvugo yuzuye amagasura ntambara umenye ubirana bwawe uteye ingeke ariko ntibitangaje urabusa kandi wamuzehiwe komeje kunyiteroho nawe kwesura giwe nunda teurwa uruharo rumeze ugize ngwiki ugize ngo wanyesa mu rugo rwanze reka ndabajya cyo muryanze rugarika ingoko ndamutera amaramu y'abantu papa mundeke garuka ndasana yabazana umuntu ntabwo kuri pofe maze wana banyije ndapfuye nabi ndagiye ariko ningaruka ngamusanga mu rugo rwanze ndamwica ndamusaba wenda nibazaka banyishe aramenye simu sange mu rugo rwanze ngamutse musenzi gusa erega Haruna ibyo ntibikora akazi umusaza niko tumutunze asanzwe adakona bamuvugiramo kandi buriya yanagasomye niyo mpamvu yarunguriwe nkoreye karungu oya no musenzi umusaza si niko se Haru ndakumva kakazi nakwisabiye ubushize waje mu bire kuri komine hakurya hariya warakambone kese kigiye kumitana kandi nubwo mpinga bwose mfite ingorane zo kubona agasabone kuko isambu yacu itera neza saza kagushakira ndabona zikwishaririza tambutse ibigambo by'imishari gusa nakubona kandi amafaranga 20 yo gutangwa bitugu kwa uzaze nkugeragereza nibyo nta kindi azayakura hese ubukene ko bwishe nubwo butamubuza kujya gushyushya intebe mu kabari ibyo ni ibyanyu rwose ibyo ntago bindeba ariko se Haru kuko nta bucuti bukora Kigali ngo byose bisigaye bishingiye ku bucuruzi byose byabaye impangu pe hewe reka negende niba ukeneye akazi nzambone yazana nta kindi kuhagurutse se uratashye ndatashye uratashye nguherekeze se oya maze yatekera amerekeza maze yate ndatashye reka nze nguherekeze nkugeze ku modoka none se nshuti ko atari giye akaba ari ababyeyi babiteye cyangwa ngire ariko rero nagira ngo ugire inama nziza nkubo tubiciye nka kwitwa Kigali tukibana hari icyo byatwara we none se kutansubiza ubundi se aragutema dore abaye igikoko ariko iki none se imyenda yanjye ko nayo nazanye imyenda ntabwo ari yibura nzakugurira indi hari ikibazo enda yewe ngira mu modoka Haruna havesiga kudutwarira umwana kinga yewe Haruna kinga havesiga Haruna havesiga kudutwarira umwana maze garuka Haruna havesiga kudutwarira umwana baba we Haruna dutwarira umwana baba we Haruna danje maze ateke muri ya modoka mutwaye Kigali ngo wamukobwa Kigali neza aramutwaye nona shaki ko kiramutwaye umwana wanze barabwibyiza barive koko dore ngabariye bararenze ubuse tubigire dute baba we tuje kubimenyesha abategetsi se ubuse gose ndabigira ndi mwuka byara
agahinda k'ababyeyi mwoka byaramwe tuzabigira dute abana bubu apu wigira ubwoba Haruna kunda amazi atekebura azamutunga batunganirwe. Aha, azamutunga batunganirwe koko. Kiriya kirara cyo kumwandarika gusa mwana. Oya buranda birusi. Azamutunga batunganirwe. Simbyizeye. Ahubwo shakira amafaranga nzamushyira azashakira akazi mu mujyi Kigali. Bagushakira akazi mu mujyi? Ashakira akazi mu mujyi? Niko ye. Yabinyemereye. Ushobotse yahe mashuri azaguhesha akazi mu mujyi. Uzi uwuhe mwuga wo guhinga? Kandi ko mu mujyi badahinga batunzwe no guhaha. Mwana wanje, uraburebura umusore. Kandi utanga umusoro nubwo usora ari nzu uguhaye bwose. Ibyo nibyo ntashaka rero. Aha. Kumusoro uko ngana uko. Mwana wanje, shisha umutima hamwe. Nzagusabira kandi ngukwerera umukobwa uzifuza wese. Gusa afa kuba kundi imirimo nganyoko. Kuko nza inyana n'inyandagazi zitanja mu mutwe. Ibyo mbwiye byose ntabwo mbyumva. Kuko bidahwise namba. Umva mwana wanje. Uti kuki? Icyambere. Urambuza kujya Kigali ngo nta mashuri nize. Kandi nzi ko benshi bahakiriye batazi no kwandika izina ryabo. Abacuruzi baho bakomeye. Wambwira kaminuza bizemo? Ndabanganye Imana n'umwana w'umunyarwanda mwana wanje. Icya kabiri. Uravuga ko ndi umusore. Ariko nkaba ntashobora kwibonera umusoro. Ibyo biteye isoni cyane. Kuko ndikunda no kubasorera. Ubaye iki? None ngo urashaka kunsabira umugeni ntabigusabye. Uko kunyubakira ugamije no gushaka kunyikiza. Maze ukazanterera mu nzu n'umwana w'abandi ntagira kivurira. Ngasigara ndikivura uvundi ndwanira mwivu n'umugore bivunde twavumbitse muziko. Yambaye suka rusatira. None se ubwo wibwirwa ko nzakomeza kukwishingira kandi neramaze kukubakira. Hazaba hasigaho kwigwanaho. Kuko nanze nigwanyeho ngabarera ngabakuza. Noneho rero ndekanje kwishakira ikizambeshaho. Ndabona ubuzima bwanjye mu gihe kiri imbere buzaba buteye ubwoba. Maze nkishisha nk'umuntu urwaye umushwiza. Urubyiruko rw'ubu mwoka byara. Nimutanshakira isambu vuba. Tuzabigire. Nzarongore nyifite. Nzabatorokana igira Kigali gushaka akazi. Iyo samu sinabonetse nyugura mwana wase ndamafaranga nifitiye. Bizure yafite. Ibwira bize ntanaho nguhisha. None ushaka kuza kubera ingarame Kigali. Nduzanyitakane narakugira inama za kibyeyo kagaramba. Amafaranga urafite ndabizi. Ugomba kumbonera misambu yo guhinga no koreramo kijyambere nkuko bahora babitubwira. Ariko nyafite he mwana wanje koko. Ibyo kumbwira ngo urashaka kunsabira utazabona aho uzantuza. Ntabwo nzabikwemerera na gato. Reka ndetse nkubwira amafaranga uzayakura. Hehe se nzayakura he? Ntinya nimwe muri zere ebyiri rindagiye. Zakariya wambaye nyara yigaso. Ngwiki. Ejo nzagende mu gitaramo uzare ko ntazakura amafaranga arenga 10,000. Oya, rusikuye. Ubwo urakonze nguranye y'ingwano ya Musa Gasoni ko ngo ngwa amafaranga yo kujya gutikiriza Kigali ngurashaka akazi. Kandi nta n'ubushobozi ufite. Oya, ikureme iki gitekerezo kuko cyagukoraho. Yanye nayo musengose. Umva mbese uko cyabaye. Shonde yakreza kuza gukwerera nukomeza kumbera umwana witonda kandi wubaha. Nta nkwana yawe nkere afite isambi hagije ngo izantunge nabanje. Uzayihabwa nande se ushaka kuzarindagira ukabwira koko. Nta nindi urushaka guhora ntera mu rugo rwawe ngo usama amafaranga ngo nikenure. Kandi mfite amaboko n'ubwenge. Wizeye. Muri iyi minsi nzajya kwashakisha ingufi Kigali. Nibishaka nzabiziri. None ntaho narindi. Sinshaka guhora nabikora nk'uruhinja ruri mu byayi kandi mwe mwababyeyi mwe mwogahekamo. Yemwe abana bubu mwababyeyi mwe tuzabagire dute koko. Abana bubiki. Ubwo ndabona nawe ukumbuye kuza kurubunga kandi ndanitsubunza kwa gicucu. Dore ko wabaroza atakarabye. Yemwe genda shaka gukora mfite amaboko. Mundi yabatema kabakuraho. Ubwo ugiye gukurikira mushiki wawe mazi yateke. Maze mugende babamarire kucuma mwabi cucumwe. Gicu umuco nyarwanda. Yemwe mwoka byaramwe. Ese gushaka akazi no kwica umuco. N'ibindi biteye agahinda. Muramenye. Harya nongere nkubaze. Murananiye. Ngo ntuza amafaranga ngo nzashyira hano nazashakira akazi Kigali. Nibara yo kuza gufusa ubusa. Ndayo uteze wa mutesi we. Ndayo. Ngo ndatete ko nganuko. Uretse no guteta none huraho kandi nigihe cyaragushiranye. Wagicucu. Ko kuvuga ibyo papa. Ko kuvuga ibyo koko. Ndabivuze. Ikibyimbya kimeneke. Ndabivuze. Nutiyumvishe ko ugomba kushakira ayo mafaranga ngusaba. N'umwuka byaramo. Ndabikora bizikora. Sinabandi bagiye kimwe nanje. Nibishaka bizikore wagikenyawe. N'ubundi nagushijishano igihe ngo byarukavukana amenyo. Ariko enda yo nimureke ibyo muri motori igihe muba mwatonganiye. Enda nimunyiturira iki kibindi cy'amazi kinshengo. Ndaje guture. Tebuka rupaca dore nashengutse. Jose ryanegekaye rwose. Se ndarenda gushenguka. Mbese wa mwasama ngo ni mazi yateke ari hehe?
ariyo ngo ajye gucana mu ziko duteke ko ndeba umunsi uciye ikibo. Ego ko uracavuga amazi yateke. Nizeye ko wa mugabo w'i Kigali yatashye kandi. Yatashye. Yemwe. Nagize abakwe benshi. Ariko uriya wazandira abana ndakubwiza ukuri. Erega amazi yateke Haruna mutwaye i Kigali. Ukize ngo iki? Haruna yamutwaye. Mundebere rero. Yamuteye igipande cyo mu bateka mutwe bahuda. Byo nibikise kandi. Amurubyiruka rwakora ibibi. Yamujyanye rero. Kora ibibi wabyaye yarabyaye. Abyaye twapfusha duhagaritse mama twapfusha. Bagiye rero. Burya koko indi byaramwana na Muhima. Mazi yateke mbere ikirumbo pe. Kandi yari kiriza boro. Ankojeje soni mu babyeyi bibyariye neza yo kanyagwa. Aragapfa atyo simvumye ariko. Ukije ibirori yo kabura. Uzatuvuma nugera huruhe. Yewe. Ndubinya nazabira mu cyaro zishaka kurisha. Ariko se nanone ndazerekeza baho. Ko zimaze kuhagira ibuga. Reka nongere nzijyane mu kabande. Ubwo sugiye gusubira mu nka kandi utishisa ari nyabo. Gusa nabwumva ko uzabira. Nagira ngo nje gucanya mu yo munsi yitongo hariya. Tuyitegeragera ariko we kugenda. Ibyo byihorera namazi ateke ntiyagiye ariye. Ahubwo mwirirwe. Ese kubyutse mu gicuku umuco gisanzwe ugira ku kazi? Oya. Zino gihe Kacyiru ngo ndebe ko nabinginga bamuha modoka komanda yarantegetse kujyana ku ngufu ahitera leta kandi ari yangera. Ngo ni yawe kandi bavuze ko ari ya minisitiri uri mu butumwa mu mahanga. Mva mbese izo nkura zivanye he? Hanyuma se ntiwavuze ko wayikuye mu igaraje ejo aho kuyijyana ukayizana iwacu? Reka. Ibyo ni by'abajandarume bahimbye bagira ngo banshe amafaranga 2020. Urabazi. Uwo abantu bibaye kumba za Fedor uteze imodoka niko mazi ati. Oyo biko by'ipapuro byavuyeho kera. Byajyanye na Republika ya mbere. Reka. Yewe. Bera bibyuya ntibiba amaraso. Humura yiwe. Ugize Imana wabona bayigushubije. Barabuze n'iki kwinsubiza. Yewe burya naraye nigiriye ubwoba kuko nabonaga ibintu byakomeye. No kugufunga nabonaga bashobora kubikora. Ibyo byihora tuba tubimenyereye. Ahubwo ndagiwe wiriwe. Yewe wirirwe nawe. Ariko rero mbere ko ngende hari cyo nshaka kubwira. Ntugera utarabukira abasirikare cyangwa abasire batakuntwara. Banjyana ese. Babuze n'icyo kujyana. None se hari ibyangombwa byo kuba mu mugine nagushakira? Ibyo koko. None se aho nge. Kandi ntagira umusore ukuvugisha umwiyame. Gaho. Wiriwe. Bise noneho Haruna yaradakinze ko ndebe urugi rwegetseho. Buretse kwinjira. Bese ubundi ninde? Ugumyeho mu ruganiriro turahuze. Iyo ndaya nanone yandarije umugabo nindi mbuza kwinjira mu cyumba cyanjye. Oya kingura nkume n'umutwa muteka mutwe we. Dore ko wigenje noneho ndaje ngusandaza. Kingura bitaraba nabi. Kingura. Yewe yahari n'umusazi we. Umusazi niwe washinze we. Mama yamzari iki we. Rekururwa rugi vuba. None haho mvugira. Yewe yaranyishe Rushinga biguwe we nigambabare runde kuro kabyara we. Rushinga biguwe wakuzanye hano wanshinzi we. Nimwebwe mugora mubuza amahoro Haruna mu mumarama amafaranga y'abahonga. Maze ge na mwaka y'amata y'umwana twabyaranye akayabura. Mugenzi wanjye rwose umbabarire ndarengana ndi umushyitsi wacu sino. N'ubwa mbere ndara hano ndarengana. Ibyo ntiwabirata ngo ntiwavukino. Nanjye wacu ni Kamembe. Ariko sinabuze kubyarana na Haruna uwo mwana w'umukobwa n'ubwamuriye bwose. Akaba atamwitaho kandi ataratindiganyije kuntera indi uwo mutindi. Yewe yarayanzanye nimugoroba nk'uyu wacu kumubuga. Vuga ko araye umwibambajeho washinze we. So kumwibambazaho twarakundanye. Kandi rwose sinarinzi ko mufitanye umwana. Ariko abavyeyi bo bararumbije ye.
rwose kubona umukobwa mwiza w'igishongore koko nawe arishoreye ngo aje kwishora mu munyotwe wa Kigali. Haruna si we yakunze di, ahubwo yagukunzemo iyo nzobe yawe yaka. Haruna yakuwe inkingi z'umutima n'ayo maso yawe uterekera abasore wayasukamo n'urusenda. Yashituwe n'ayo mabere yawe y'imitemeri n'icyo kimero, kandi ibyo byose ntibizahoraho. Niba se yarankunze kubera ko nteye amabengeza akaba yarayagize ishyushya kanterura, ubona azantererana koko? Urakina n'umwana wo mu Giswahili, ubwo ni ukukurungurukira ubusa maze yamara kuguhaga akakwirukana ngo arungure abandi bagusumbye uburanga, nawe ugatangira kwangara utazi iyo ujya n'iyo uva. Erega nyabusa ndakubwira ibyo nzi kuko nabibonye. Ubwo ndabizi ni ukugira ngo untere ubwoba. Mbugutera se ngo ngukureho ikimasi kindi? Yaba yatyo wamurwaniye. None se disi ko naraye ndongowe, insubira iwacu ntibazanyita ikirumbo. Waromse kera munsi waguruka iwanyu ngo uje Kigali. Umukobwa yaryohewe n'umugitu, dore ko Nyarugenge yinjirwa ariko ngo idasohoka. Wino bindayindahira amazenga abagabo bakurindagiza ijoro n'amanywa, n'ibicambwa aho bakwereka indege uzasazire mu ngororamuco. Dorere ko ndeba sinyambarira inkweto, washe mvira ku nkweto. Mvira ku nkweto rero. Ndazambaye, ndabizi wasiguriwe n'umugabo wanjye. Ndazitwaye nitwa mwene Sultani. Ujye kundega aho ushaka. Sawa kwambara kreyo uri umugenga ngo je ukarabane ko mpare muri kambambiri. Oya mani inkweto zanjye. Mani inkweto zanjye ino ncege. Nukomeza kunkurikira singutera ino cupa ry'indabo cyangwa ngo guseke urusenda mu maso ugira ngo Sultani yabzayimo. Yo. Arirutse inkweto zanjye razitwaye. Ukuntu zari nziza ziberanye n'iyi kanzu yanjye. Mbega Kigali. Aha. Naho guhora. Yemwe kwa Haruna. Uno so umugore Haruna yarayazanye. N'izuba mbanduka sebicece. Ya. Erega Haruna ntawe uhari yagiye ku kazi. Ahubwo n'umugore witwa hawo unsanze hano aransagarira none ntwariye n'inkweto kandi arizo nari mfite gusa. Ubwo nta kinda kujije no kwamutwaye umugabo. Cyakora agenda arengana. None se mada. Ntabwo uzi ko agakunza babiri kabateranya. Naraye ngeze hano inka zihumuje. Nzanywe na Haruna nk'uyu iwacu ku mubuga. Ubundi rwose ntabwo ndi uwino. Yakuzanya ati kushebuja kiri mu butumwa mu mahanga kandi nkamaze ko adaheruka iyo ku Kibuye. Yarayanzanye mu modoka ye. Cyakora yaje kugira ibyago. Yarayahuye n'uruva gusenya asa n'uwataye umutwe. None azindutse ajya kwinginga abajandarume ngo bayimusubize. Niba bayimusubiza simbizi, niba bagusha neza simbizi. Ahubwo ndatareba neza arafungwa mu nyamafuti. Ahubwo waruzi ko iyo modoka yirata nagenda bifatira atariye? Ni yandise. Yedi gitangaza ye. Ni ya ministiri. Abatajye. Ubwo se niba ari uko bimeze arabyifata mate we. Mwari mwiza rero. Nta shiti rwose iyo nshuti yawe ni shitani mbi. Barayitembagaza so kubeshya ye. Maze igiye kugwiza umurongo wabashavuriye mu bushomeri. Oya. Haruna akina umupira neza mu ikipe y'igihugu ntibatinyuka kumwirukana. Ekada niyo yabakina mu ikipe y'inkuba. Ntabwo batinya kumuhana bihanukiriye. Ye urwego rutamukwiye yica amategeko. Ariko se tuvuze ibintu tugasubira ibindi. Ndabona utishimye kandi ndeba isura yawe ngasanga uri muhora keye. Ahari wenda ni umunaniro mfite kuko ntaraye nsinzirira ijoro. Nibyo koko. Mbese ariko ubundi witwa nde ko twakomeye kuvugana ntitwibwirane? Yewe, jewe nitwa Mazi ya Tecyodeta. Nayo data yanyise. Ngonde? Mazi ya Tecyodeta. Mazi ya Teke? Kwa kuri mwiza nta mazi yo kwitake mbandoga sebicaci. Isa yakwise yitegereje pe. Niko se di. Imyaka yawe yabari nk'ingahe ko ndebe itotoriko? Ni 20 ukuyeho 2. Ngo 20 ukuyeho 2? Uzi kwirekeraho 2 twari kubatungana? Ariko n'ubundi turangana da. Ahubwo akora muri izi ntoki ushobora kumbera umunyamabanga rwose. Ariko se ko wambajije uko nitwa wowe ntumbwira izina ryawe. Nijye sebiceri wa sebicece cyuma kinyundo. Uri umucuzi rero. Ese ni nk'ibyo. Shongo uruganda rwatumye nsomba abacuruzi benshi. Maze n'amahirwe akasekera Imana n'amafaranga bikambonekera.
mushobora kumbonera akazi se bantu bakuru ko rwose mwaba munganiye mama mukampaye. Mu ruganda rwanjye nkoresha abagabo gusa. Kuki? Kuko aribo mbona bafite imbaraga kandi ntapfe gusiba nta mpamvu. Ese najya nsiba. Nasanze gukoresha abagore bigira ibibazo by'umwihariko byakubitiraho n'ibyo mu ngo zabo, rero hakabaho kugoragoza byarimba bagasezererwa. None se ko tutiremye kandi namwe abagabo mukaba mudukeneye kugira ngo muteze imbere ingo zanyu, mubona tudakwiriye kubaho? Mvuze se ko mutabaho? Aho umugabo yazamenya ko akanyamuneza kabaho atarabonye amaso y'inyana yicaye iruhande rwe. Wa mugore we ndumva ufite umunyu mu magambo yawe, kandi ayo maso ukomeza kunterekera byatinda namererwa nabi nkavugaguzwa kandi ndi umugabo utavuguruzwa. Reka nkureke ngende wa munyana we wa Haruna. Naho kubyerekeye akazi wifuza, ibyo biroroshye cyane rwose. Ndakabonye rero. Niko kabonetse gusa. Uretse nyine ko bunihuta, nkaba ngiye kugenzura ko abakozi bakora akazi kabo neza. Ndagira kandi nkumitire no muri banki mbikuza amafaranga yo kubahemba. Hanyuma rero, nyuma ya saa sita ndaza kugutwara tujyane gusura inzu yanjye kuri Muhazi, maze twiganire mwituze nseko nziza. Umbwire n'akazi wifuza kandi wumva washobora gukora, si byo se? Nibyo rwose. Cyakora nyine ntaguhishe mbe mbikubwiye hakiri kare. Ndabona uzambera umunyabanga w'umwihariko, ariho mu gifaransa bita la secrétaire particulière. Si byo se kusetse? Ni sawa. Ntugire kandi ubwoba bwa Haruna, nawe bwafuha cyane akenshi ari mu mafuti. Ntacyo yagukoraho mpari, kuko akambije impanga rimwe namudanangirisha akazicwa n'umudari mu munyururu. Mbese ubundi ko yibeshyaga cyane, ubwo yibwiraga ko umukobwa mwiza usari cyo koko azamutunga bigashoboka ko benshi baba bashaka kwikoraho. Ariko se ikimazi yatiki humura sebishe simba gito nk'abandi babeshya. Ngende kuri bicera batindi bagaceceka bagacemerwa. Reka nyaruke ningaruka sanjye uhagaze anga ku muryango. Niho nza guhagarika imodoka, maze Haruna akomeje kukubeshya yigira ishyano ryose atazi ko bazamusubiza no mu mwanya we, abone ko yaruhiye ubusa nka wa muhine ngo waruhiye. Wirirwe jori. Ngaho ndaje mu kanya urumva. Nibyo koko babivuze ukuri Nyarugenge n'amahanga, amahano yawe ntagira uko angana. Nakundaga Haruna ngira ngo imodoka niye nkuko yabyiratanaga, naho niye minisitiri. Ega abakobwa ko dushikika kwinshi. Yambeshyaga ko ari umusore w'isugi naho ntazi ko ari kabuhariwe mu kureshya abagore, abyaraho abana bo kwandarika yarangiza akajugunya ba nyina. Yewe kubera uburyarya n'ubuswa buvanze mu buswayire, Haruna ndumva mwanzi inshuro 100. Uwo mucanshuro wigagaza akigira umugaga kandi ari hasi nk'umusenyi. Ahubwo ubu ndumva nikunda yuri ya Sebikeri nubwo afite ibicece bwose n'igisaza gisa neza. Ndetse yabanguka ngo twigire kuri Muhazi hari wenda yanamfungurira nduva mu gifu habaza. Amandazi n'icyayi narariye byayoyotse. Ese kumbona Haruna aje yakonje nk'uko yanyagiwe. Mazi yateke. Reka ntegereza amanga mbura mbwira. Niko mazi yateke. Komeze yibeshye Mazi yateke. Itaruye. Niki? Niko cyaje kwika abahisi n'abagenzi kandi uziko nta byangombwa ufite. Ntunkanga ushaka kumfungira mu nzu nkaho ndi imfungwa yawe. Nkubwiye ko uterebye neza abajede bakujyana insinda maze ubwo bushongore bwashira. Niko ngusabye gusubira mu cyumba barayemo vuba. None hangaha ukemererwa ati nk'abandi bageni. Utangiye kwirika abahisi n'abagenzi rero simbishaka. Umbabarire cyane sindi umugeni wawe rwose. Injira mu nzu. Mbisa. Nturebe ngo nuko wanteruye ku mayeri nkarara hani wawe. Ngo wibeshye nkaho ari nyana wahaye data. Maze teki utekere neza ukunjira mu nzu kuko ntashaka mpane mu rugo rwanjye. Mu rugo rwawe ubu nuzikunda cyane rwose. Nta rwose nkunda rujye mu cyumba konse n'abaserere batagusanga hano. Siko bagusiga mvune bagira ngo urindaya. Ubwo ndumva wowe uti nyuma yahuye. Niko ye. Ubundi unyohereza mu cyumba cyawe uhora ucyuriramo ibyomanzi wa munyacyaha we. Aho ntiwibwira ko ari mu Rwanda rugarukiye. Abo wikanga batahagera banshaka. Ariko nimaze yateke nsanzwe nzira cyangwa ushora muri ubwo buvumo bwawe butavugirwamo na radio ngo bumvura iki uretse kurebana n'igitanda kitagira igodora nzima.
nkubwire jyewe mwene rushinga bigwi ushaka kunyica sinakwishinga ubushukanyi bwawe ngo nzamare kabiri nkiriho niba ukeneye bakwicarira mu cyumba genda ucyure bahawa waharaye waharuruka ukamenesha bahawa zikandi baje naho mazi yateke umureke akomeze yirebere sinema y'ubuntu mu muhanda waharuwe na leta mazi ati birantangaje kumva uvuga utyo kandi uzaho nagukuye ye baba we niko ye wankuye hehe hatari iwacu wa Gisambo mu cyaro bese nyine ikibazo cy'imodoka ya minisitiri wari waragize yawe cyatunganye ibyo byivanze mute bikurebaho iki aho ntiwibwiye ko kunyirukana ibintu y'ubwoba aho mbuze impamya bushobozi yo gutwara imodoka z'inzego zose nibayitware nzagura indi ntibanshira amaboko nzakoresha uzagura indi nzayigura nyine niko ye inkuru ibaye impamo bamaze kukwirukana ku kazi yo banyirukanye se bivuge neza naho ibyo kunyura ruhinga inyuma ndumva bidahwitse wa mugore nakubwiye kuva kare ko utagomba kwivanga mu bitakureba ntugomba kuvuga ibyo utazi kandi utatumwemo niba banyirukanye sinzajya gusaba akazi urumva uramenye ntuntuke nawe ntuntuke cyangwa ngo ucishe data mwijwe urwamututse si ruto itonde kuva ubu sinongera kukwingingira gusubira mu cyumba jyayo ndagutegetse urantegetse ndekura ntaho njyana ubwo nta soni ufite vayo uzi ko inzara n'inyota binyiciye vayo se ntari ndazi n'icyari nenguhaye wamubeshyiwe ya mayoga ya kizungu wandatiraga ngo apanze mu nzu iwawe ari hehe yo kagiyo nashyize nyogokuru vayo jya mu nzu za nkoko n'ibitoki wazaga undatira biri hehe ko n'amahoteli waririmbaga nta nimwe watinyutse kwinjiramo injira mu nzu ntaho ninjiye iyo nzu urata uzi kubeshya abasirikare gusa ko ndi mushiki wawe bakumwaza bavuga ko tudasa ukwiye kwicisha imigani ngo indi byara mweru na muhimba naramaze ariko koko n'uwawe indaya ubona yabona imbaraga zo kwirirwa yifungiye muri kiriya cyumba cyawe nta kiri mu nda iwacu mu cyaro n'ubwo batanywa ibyo byayi byanyu bwose ntituragezeho kwirirwa twimenera isazi mu jisho haruna rero menya ko tubyaranye abo koko uretse no kwinjira mu cyumba cyawe n'iyi nzu ucumbitsemo ninongera kwigeramo unyivune ahubwo bishinze kuko amagambo y'abantu bo mwibereshe koko agarutse mu nzu kuko ukambwira ikikubabaje ubu uragiye rero ndagiye nyine ndagiye rwose sinshoboye kwishinga umunyakinyoma w'i Kigali unshuka nkaho ndi igikinisho cye mazi yateke iki menya ko ubu numva ngo usuzuguye cyane nkaba ngiye kwishakira akazi unsuzugura icyo wamuginga we uragashakira utazi nari nakwirikiye ngira ngo tuzasangire umunezero none nsanze uri intera agahinda ibyawe byakurangiriyeho kuva aho bakwirukaniye intera agahinda ni wowe baranyirukanye se nakubwiye ko atarama ko banciye naragukunze kandi nzagutunga niba utanshaka asubira iwanyu wasubira iwacu iririri ariko ubundi wa wundi we ko agiye kuntindirara kandi numva nta nima mfite zo guhagarara n'abahangayitse kubera amakosa yabo atari wowe washutse wa shitani mbi we yihishe mu mubiri wa marayika ninjye wabaye shitani haru ayo ntaza kwiga amayeri yose ngo nkwifatire nari kuzapfa nkubonye shime noneho uramfite yewe ndabona se bicara ntegereje n'imodoka urabeho mazi yateke ndagiye hasigaye tuzahurira ku mana ko uragiye bayi haruna bayi mazi yate ndagiye bayi yo se bicara mu kiremba nyamujyanye muri ya benzi yo mutonero gatono rw'ibirenge yewe abagira nk'ibarya ibihiye koko ariko sura mu Kenya bamenye bate ko nasize mazi yateke aryamye ahantu hagomba kuba habereye ibitangaza ntahari ndetse naho hagomba kuba yahageze yewe urugiye kera ruhinyize ntware koko barashyize banyirukanye muri leta banyirukanye mu kazi koko banshije 20 nacungeragaho banyandurije na dosiye bayimbwa pe ndasebye mpindutse umusenzi kandi ari umusirimu muzima nta mukobwa cyangwa umugore wihogoza nasigaga ku muhanda namuhaye umwanya ahanga umwe uriya muturage kazi mazi yateke nibwiraga ko hariwe nzamutunga kantunganira none kumuzana i Kigali byabaye nko kumutungira agatoki abaherwe barimo sebiceri wasebicece wise cyuma cy'inyundo ni gitangaza kuko ariko uriya mukenya we wabaye mucutse mumpe aho umucunguzi wabona agaruka ntazamucura inkumba akayacekwa uyu musore wese umeze nk'urupaca musaza we siwera rasaje amukurikiye ngo aca hagati aje kundataho ibitoki bibatazi ko nta mikoro mfite namushiki wakaba amaze kunshinganira urusi ampindura ubusa uzi ko ngize imana ngahita nkugira bitanduhije haru komera sharo paca we mukomere muri aho aho tagisi nkuye imbere y'ikigo bategeramo imodoka ningejeje aha ngaha
nuko ndangaguzwa hepfo no haruguru ngira ngo nambuke umuhanda ngeze amahirwe nkubona uhagaze imbere y'inzu usa naho wari untegereje. Karibu mu nzu rero. Mbese wari wambonye nkibaguza imodoka ngo zitangonga kiwacu harya ku mubuga nta murongo w'amavatiri ubayo nk'uwo mbonye hano i Nyamirambo. Ikiramiro ntebe wewe ikiramiro ntebe maze ubanza ushira igihunga uricyo kunsa kwizadira ko abanyacyaro musa n'abari isande. Mumbabarire abantu bakuru sinongera gusakuza. Mbese mwaraye mugeze ino rya ariko nabonye munyaruka nk'umurabyo umuvi wacu. Mbere yo kugira icyumba ariko nagira ngo banze nguye niba aya mafaranga 2020 yo kugushakishiriza akazi wayazanye. Ibyo nta kibazo. Amafaranga nayabonye nayazanye rwose. Nibyo rero. Ariko rero nyakuye mu menyo ya rubamba. Kuko datarushinga bwo yari yankuye inzira ku murima yanyimye. Rahira. Ni impamo. Ariko nabonye akomeje kunangira. Nanjye nibwo nigira inama yo kuyiha ku ngufu. Siga hose. Ku ngufu? Ku ngufu. Ute? Burya mukimara kugenda. Namugira inama ngo agurisha inyana ebyiri yaratunze. Kwama amafaranga kuyemo. Ureraho kwakira neza icyo gitekerezo cyanjye yiha kunyanka hari cyaho mukoreye. Nanjye mbonye aguye agacumura umwegetse. Umukecuru wanjye nawe agiye kuryama. Inyana ebyiri nari niriwe ndagiye. Nzihata inkoni. Maze zishora mu batunzi bazijyana ibushi. Abo batunzi bampaye 20,000. 20. Nibwo nihereje umuhanda wa Kigali ndara hafi y'urutare rwa Ndaba. Bukeye mu gitondo mfatika mingeza hano i Kigali. Ibyo 20,000 zifite hano? Ndabifite. Zana shana. Impereze n'ubundi abanyakigali babigushikuza. Reba neza kare. Bani ibyo nta kibazo. Wabirara n'abatabigushikuje. Maze rwose ushakira akazi mbone ntakiri isuka yahoraga inyonga amaraso. Maze nkacura amaramasa. Ntayandi usigaranye aho ngaho se? Mfite nandi dore 2,300. 2,300. Aya narabitse ngira ngo nzaguremo ingurube zo korora. Ariko kuva musezeranije kuzambonera akazi igihe waganiraga na mushiki wanjye maze ati nikuyemo icyo gitekerezo cyo korora. Nyazigamira kuzaguramo agapantaro n'agashati nzajya ntemberana mu mujyi. Umugabo ushaka. Nyagwese nayo uyandikire. Oya uyagumanye. Atazayanyiba. Harya ngo ni 2,300. 2,300. Ntureba kare inoti ebyiri. Ntureba kare inoti ebyiri z'igihumbi n'eshatu z'ijana. Ndetse ko imwe yacitse nkongera nkayifatanya nkoresheje k'agapapuro kamatira. Ndashaka buryo ubwenge n'ibyo yagumanye. Rwose utirwanyeho mu buzima bazataramana nandi haru. Gashaka buryo kuko n'ubundi umugabo uzi kwirwanaho. Wowe se wagize kuri ya modoka utwaramo abategetsi ku mibyizi maze ukayitemberamo n'abakoba ku cyumweru utabanje gutekereza ikizaguteza imbere mu mibereho yawe. Reka sha n'undi ngo ribaruwa riraye. Kuri iyi si ntabwo tugomba gusinzira gusa ngo byose bizikora. Gasura bizi. Mbese kugura ugapata ku muryango ntigakinga neza. Ariko abaturage muzi gukanura no kubaza ubusa. Niba nk'ipata ry'inzu yanjye ibyo bikurebaho iki? Icyo uje gushaka mu gisakazi? Nakazi gusa gose nta kindi. Uko rero. Ibintu byivanze mute? Ko abaturage muri barwivanga. Erega ntibagirwa ko ndumukanuzi ubyihanganira rwose. Rupaca rero. Ngiye kuri umwana ntumabyiri. Urumva? Ndabyumva. Ndashaka ko tujyana ku mutware wanyemira ku kazi. Nubwo utigeze umbwira ko washobora. Ndabyumva. Ndetse ngo azakwigisha no gutwara imodoka simbizi. Gutwara imodoka? Ngaho dore wowe wicaye hariya muri kiriya cyumba. Hato konse cyangwa abajede batakubona bakakujyana. Banzize iki se kandi? Bakuziza ibyangombwa waburamo na kimwe bakakujyana mu munyururu. Amaye nka. Niko bimbeze. Muri iki gihe umbwiye uri bandi. Ngo ndi bandi. Ntibishoboka. Yego narengurishije inka za data nzishimuse. Ubaranshakira hasi kubura hejuru muri komine. Ariko inkuru ntabwo iragira inani Kigali. Kandi siniyumvisha n'icyatuma data ashaka kumfungisha. Kuko mbona nta nyungu yakuramo abapolisi bankubisiza akabwana bagaterera muri gereza aho azajya ngemurira. Akwiye kumenya ko byayishyana ryonsa. Kandi ko n'igihe yatekerezaga kumbyara yagombaga gutekanya hazakuri sambu nzahinga ishimishije cyangwa amafaranga ahagije yo kunshakiriza amashuri. None byose byaramunaniye. Niyemerera akateye. Ngo n'ubundi urwishigishara rusoma. Ariko mushiki wanjye we ko ntawe ndeba hanura kandi yarazanywe na Haruna. Cyabase mama byamugendekeye bite? Rwose maze yatekeye Haruna yamushyize. Ndumva ngize ubwoba.
nakuvuye ngo nayogoye icupa ariko ntabwo namenye ahantu ndi buhere kuko abantu nk'abo buriya gupfa kubahereza aho umuntu abonye hose oya nta kibazo aho njyana hose ndemera aho nawe ahagushimishije haraba hanshimishije dupfa kuhabona ka fanta kuko ntabwo nanywa ukanuye amaso gusa sawa reka njyana ushaka rwose reka none umite mu rugo mfate amafaranga tugende tunyure mu rugo yarabi mu ngwango biteze hawezekani ipata ry'urugi rwanjye bamaze kurikuraho konse ngwino nabo ndeberera ishyano bini biki abaye nka data bariciye pe niko amabandi yubateye inkeke koko asigaye akenguza aho umuntu agiye ku mutwaro twe ku manywa y'ihangu ntangaha menya kiri mu nzu ariko ndumva ikintu kinjyegamburira mu cyumba ashobora kuba arimo koko do ngikiri aho cyicaye cyaturamye niba hari intwaro ufite yishyire hasi umanika amaboko umanika dufite ibunda wa mugabo rwose manika amaboko ntabwo ari usize hano nonaha uhagarare witonde guma hamwe bigenze bitese kandi reba neza haru reba neza aho ugomba kuba ibintu abiyogoje rwose akabereza bene wabo bamabandi dore dore ndishyira yakinguye gosha vuga gusa none mbishyize hehe vuga abantu mwafatanyije gusahura iyi nzu rwose ntabo wa mugabo se wose zanga hano naha ntabwo ndi gisambo rwose ariko ubu muramura iki gusa ariko ubu muramura iki kwanze y'amafaranga uburaga ko njya gusengera mu dene nare yajyanye amafaranga ya urayajyanye rwose arambeshya yarangaye byari 2300 amafaranga rwose murambeshya turabona mufuka waho ngaho dahira rwose murambeshya musake zari zimeze zitizo note ngo tumusake rwose arambeshya mbeshya iki zari ebyiri z'igihumbi n'izindi ebyiri z'ijana z'imyakira n'indi imwe yacitse nafatanyije na papier kora arambeshya nta natwaye saka hose arambeshya nta natwaye reba no muri uwo mufuka witako hariya rwose amafaranga nayanjye cyabitse na cyo rwose amafaranga nayanjye ngwiki do niyo nakubwiraga turi nayanjye ngari rwose amafaranga nanjye murambeshya n'amafaranga yanyu nibye n'amafaranga bari bitarabanesha rwose murambeshya andi wayashyize haru reba hariya muri kananga amadeni ndabona habyinshi ayabona ahandi yagiye se singaya reba urabeshya amafaranga nayanjye tujye muri gade nta kindi tumushyize abajandarume maze turebe cyo cyongera kuvuga witwa cyaro paca dore kirabisa niryo zina ryawe ko kora ngo rupaca rino si izina ni igitangaza niko nitwa rwose ko rupaca niryo zina banyitse nkivuka babona cyo kirarihamyara uretse harumu uretse yageze navuga ko ari umushyitsi wawe umutera utwatsi rero ibyo ngibyo simbyemera narinje mugendere rwose birashoboka kuko yaba yakwibiye yafatanywe igihanga ariko nawe arahamya neza ubwo ko yaguhaye amafaranga namuhaye ayo mafaranga urahakana harumu hakiya mungu nta mafaranga yampaye rwose namuhaye amafaranga no kumenya ntaho tuziranye ntabwo uri muramu wanjye rwose amazi yatekeye yaraye hano mazi yatekeye ntabwo yaraye hano ariko nzi hari undi muntu uzi uba hano muri urugo rwanjye uretse kiriya kintu gusa kiza kubeshya gusa oya haruna witwa nk'umuntu uvugisha ukuri ntabwo dushobora gupfa kumanura umuntu kuri buri gato se we yamuramu wanjye ati ngira umugore rwose mazi yatekeye ntabwo yaraye ngira umugore kose hari umugore uzi ngira jewe kandi nahawe wigeze gukwamira hano iwanjye urumva nta nubwo duherukanye uzi ko nta n'abasaza bagira uriya avuga ko ari muramu wanjye gute hanyuma we rupacu uravuga iki rwose mfite mushiki wanjye witwa amazi yatekeraye hano rupacu uyu nguyu ni bandi nta kindi n'ikimenyimenyi rwose ndarengana ntabwo ndi bandi ese we ko mbona utitegura ntabwo tujyana ariko ugabona ko nasiga inzu yanjye irangaye ngo ngiye hehe ndamujyana se ninjye yibye reka nawe uri umutegetsi turya rwose nta ibyo wakoze byose wabibonye ntabyo naguhishe ntusura reka kujyana uyu mutekamutwe ngo bigende bite nuko umujyana rwose nibashaka kandi kumenya n'ibindi bazaperereze barabyize hari ikindi se ariko shara ubwo ni ubwoba gusa ubwoba kisi niko ntabwo bari rwose mfite ngo barabikubitanye n'abajandarume barakuzengereza none ntushaka kongera kubiyereka kandi ari wowe wahohotewe ibyo bizi ute se aho byose tuba tubizi uretse ko twicecekera niko iyo ari ukwirukana ntiyasinywe mu gitondo na sejera yarabisabwe na komanda uretse ko nanze kubikubaza ubundi kugira ngo muri iki gihe hari inkuru iyoberana mbwira niba udashaka kujyana igisambo cyawe ngo ujye kwiburanira nshakira abasore bamperekeza naho wowe niba ushaka gusigara ibyo nakazi urumva ko ntawe sinshobora guta urugo rudakinze gutya ndabyumva none ushakira abamperekeza ntabwo umujyana we jyenyine urataka za kasete urataka amafaranga ntabwo nshakira abantu bamperekeza n'ibintu noneho bisigaye babitware
Ibyo byo kuvuga ngo kwirwa mu kazi harubwo wabinteye. Yewe. Ntabwo nyobeye akazi mfite n'amaboko yanjye nzakoresha kandi nzitunga. Aho kira gisenzi niba kijyane. Mushiki wacyo ntiyanyandagaje izuba riva. Akikundira se biciro mutwaye. Abantu bakabumvanira mu mabanga y'imitima yabo. Aya mafaranga mpawe na rupaca ngomba kwajyana mu Rusimbi. Niho azanyungukira vuba. Akato. Apfa vutse gishaka kizabe. Yego, injira. Bazana igisambo twafatiye mu cyuho kibi witwa Haruna. Konse ubwo se ntabwo ndi igisambo. Ceceka sha. Utabi igisambo se twagusanze mu nzu sha. Wari wicaye mari yawe? Niko urakana ko rurya rujya atari we warwishe. Ngaho usha usubiza. Iyo nzu arimo ni yande? Ni kwa Haruna. Wageze yuti? Narinje mugendere nkuko twari twabisezeranye. Ugendere umuntu ajya kumwicira inzugi. Rwose ndarenga ni pata ni Haruna wargicira ubwe n'inyundo. Maze sha ibyo kubeshya ubyikuremo urumva kuva wamenye ubwenge rwose wabonye umuntu wisenyera rwose simbeshya niko byagenze ahubwo nanjye nabimubajije arambwira ngo ibyo ntibindeba. Konse bwira Haruna yinjire. Cyakora Haruna ntabwo twabashije kuzana. Ngwiki yanze gusiga inzu yonyine kugira ngo adasanga no dusigaye badusahuye. Ntibishoboka. Ubwo yabuze undi hasiga koko. Ntibibaho. Ngaho rero mbwira ubwo si kikwemeza ko uyu nguyu uko uyu mwana yibye n'iki uyu muntu. Nuko twamufatanye igihanga. Igihanga ki? Mu by'ukuri Haruna yavuze ko yamwibye amafaranga 2300. Inoti uko yazivuze dusanga ko ari zo. Kandi ubwo twari tumusanze aho urumba mu byumba urugiye harwishe. Twese twari kubuzwa n'iki kwemezwa ko kwemera ko ari igisambo. Niko sha. Ayo mafaranga yahakana cyangwa? Amafaranga ndayeme. Muperereje mwasanga iwacu mu Gacyamo. Aho komine yari yaratiye urubyiruko narahinze imboga. Bahahaye projet hiti hagura nizo mboga amafaranga bayatanze ku mugaragaro nahafashe 3500. Komeza. Mutware. Nurebe ishati bashwanyagurizaho. Nayiguza amafaranga 500 kugira ngo mbone icyo nza nambaye. Ubwo mfata inzira n'amaguru mbere yo kugera ku rutare Rwanda baho naraye. Nafashe uducupa tubiri n'ipura y'imvange mu kabari bambera abagome bangana kuncumbikira. Ubwo narakomeje ndakururuka ndarananamye ku rutare Rwanda. Bwakeye nanuze ntagishobora gutambuka. Ngize Imana mboneka myijyanye ikawe Kigali. Igira utugire Imana bakigingi. Ndemera ngenda hejuru y'imifuka. Andi nibona yahaye. Hanyuma asigarana amafaranga 2300. Ariyo banshinja bitewe nuko Haruna yabonye nayamuhaye. Wari yamuhira iki se kandi? Nagira ngo yambikire. Bigeze hara yansubiza ngo ni nyagomare nzajya nyagura gatabe. Naho n'umutwe atetse ngo azabone igihamya. Ubwo rero yarasigaranye 20,000 byawe. Rwose mutware nubu mujye mukamusaka. Nimwabura kuyamusangana. Konsi. Mbere yo kuzana uyu mwana ibyo byose wari ubizi koko. Abibwirwa n'iki se ko najyaga kuvuga bakanshikekesha. Ngaho Konsi. Fata imanda damene. Ujye n'abajandarume babiri. Mumfatire Haruna umusanga hose. Mumufate nta shiti. Mumunzanye. Umura nta ducika rwose. Nibyo mwihute mwangukana. Injira. Haruna twari tumuzanye. Mubwire yinjire. Bugumye hanze ariko. Haruna. Winjire. Ditabye. Zani byangombwa bya imbere ya byose. Gira vuba. Yatangaza. Iri joro nzi ko waranye umushyitsi. Urumva? Nindi nuwahe. Niko Haruna. Uyu numuzi. Haki ya Mungu ni mwizi. Nakuje kubwa ibiswahili kuva kare. Wabyumvise? Uyu ni umujura. Uramuzi cyangwa ntumuzi? Subiza ibyo. Ntabwo muzi uretse ko ari igisambo nafatiye wange. Ya igisambo ja. Ntumuzi uzi mushiki ukamenya se. Ya. Niko Jarupa. Karame. Uyu musore ntumuzi? Uyu musore ndamuzi. Uyu niyo Haruna watorokanye maze yateke mushiki wanjye none akabancuje 2020 yavuye mu nka za Rushinga bigwi data. Ngucuza amafaranga wagisambuwe cyamene urugi gusa urana. Gisambo niwo wundusha amafaranga. Ko nde ufite amarere mabi Haruna. Hari ijambo nguhaye ceceka.
uyu se ararusha amafaranga ceceka nuko mvuze dore mbese atangiye gutetera nkumvashwe n'igicuri hera aho ngaho hasi kuramo inkweto vuba itonde umusake ntihagira aho usigana hamwe ujya ureba neza no mu makariso hari ubwo ngo bajye babihishamo n'umugabo w'umura nta soni biduteye mwitondere yangahe leta guhera n'umwaka uno mugabo afite n'amafaranga mpereza konseye yabari konse yabari ndabona ari 2020 nibyo shyiraho dore nandahunga rambikaho habonetse nani iyi nayo hereza konseye yabari ndabona ari 2000 mutware shyiraho konse ayo mafaranga yose hamwe nangahe yose ni 2022 haruna ni 300 washyizehe wallahi amafaranga nayange hakia Mungu ndakubazaho amafaranga 300 ari ceceka nta biswahili bindi nkeneye hanga wayashyizehe haruna rwose imodoka za leta wari wazigaruriye none wari ugiye kugerekaho n'amafaranga abaturage ni igitangaza gendarme mushyire chef de poste amufunge ejo nzamukora dosiye imana byanze bikunze nawe we rupata vuba bucya wageze wanyu kutuye ye ntacyo mwije ngo mumpe ngaho biri ku ziko mwaho mbabazi we mwaramutseho kuruba mwaho muraho ngaho turaho mwacyasunika reka nta mibereho cyacu wagira ngo imbwa zabigwaniyemo yewe ngira ngo warabyumvise nabyumvise ntabwo rwose nabyumvise ahubwo nta gakuru k'aba mukobwa wanyu mwamenye numvise muri radio bamuvugaho ibintu bitari byiza cyane mazi yateke se mazi yateke ngo ni biki se kandi mana yanjye baba we yabaye iki se wakanyago yabaye iki kurubone we aho wenda ntiyaba yahuye n'impanuka z'ikigali zidasiba kuvugwa mbe mwiriho rushingabi reka ndakwirwa wa mugabo we urubyaro rungozeho barabimbwiye mbese ndi wamenye ibyambayeho barabimbwiye ndomirwa pe arumiwe rwose nikose wawe wumvise itangazo numvise muri radio mu gitondo mu gitondo mu gitondo rwose amakuru y'ikinyarwanda ya 12 arangiye yewe ntabwo numvise radio mu gitondo nari nazindukiye kuri komini kugira ngo menye se buri gomeshe tere kibazo cy'indongoranyo ya Musabwa Soni ndongoranyo iyo rupatsi yakikanye zo bundi kimwe na yanyana yari yavutse kuri ya yindi ya Gihana ni nahawe na Gitefano nayiherutse gutema se wamenye ibyago mfite muri iyi minsi wa mugabo yewe nta warubara ndakubwiza yewe ni ibyago iyo tangazo ariko ngo ryavugaga ibiki ko numva binteye ubwo arya ubundi umugabo avuga ko yatwaye maze yateke yitwa ndi mama niba ngo ari Haruna niba arinde reka se nkunda kwigira yego ni Haruna Haruna kuri radio se ko atari bavuze yavuze witwa nde yavuze ndese kandi numvise bavuga witwa Sebiceri wa Sebicece munyumvira ngo byagenze bitese mva arya rwose ko radio yaba iribuze kubisubiramo baraza kubisubiramo mu matangazo yo kumanga wenda barabisubiramo ndetse none amufungure fungure bashobora kubisubiramo muri make se iryo tangazo ryari riteye rite numva naje rinteye ubwoba kurubo se wakanyago bagombye kuvuga muri radio kane kubavuna dore kubavuna numvise rwose kuri radio bavuga ko ibitaro by'Irwamagana bimenyesha ababyeyi n'inshuti witwa ne mama witwa ngo Sebiceri ngo Sebiceri mwene Sebicece ngo ndetse ngo bamwita cyuma cy'inyundo ngo Sebiceri mwene Sebicece bita cyuma cy'inyundo ngo Sebiceri urahabumve yewe ngo ko Sebiceri ngo arayitabye Imana azize igisida y'imodoka yabereye ku gasi hafi y'Irwamagana
ntamuzi sese umurambo we bakaba bari rusange mu ruhukiro rw'ibyo bitaro. hanyuma se wose yebikire niba ari sebikire niba ari sebikeke yahuriye he n'amazi yateke wanje. Ndacyakomeza. Ibyo bitaro biramenyesha kandi ngo Rushinga Bigwi na Mbabazi batuye ku mubuga ho ku Kibuye. Ni mwebwe rwose ni mwebwe. Ngo ko umukobwa wabo mazi yateke Odeta yakomerekeye muri iyo gisida. Bakaba arwaye ameze nabi. Chorero. ngo arwariye he? Ngo arwariye mu bitaro by'Rwamagana. Rwamagana. Nabo ngo barabasaba ko mukwiye kwihutira kumugeraho kuko amerewe nabi cyane. bivuga ngo naya Mbabazi. Yemwe. Nubundi ngwimba yakurikiye akaryose musi yibuye ihakurinda yakabati. Nanjye rero ko bazana mwayemenya ngo turebe ko twagenza uwo mwana mutabaye. ariko se ubundi uwo mubura gasa niwe arinda kujya kugwa za Rwamagana. yajyaga he koko? Sebiceri uwo bari Sebiceri iyo bari Sebiceri bajyaga he bavaga he? akagira Imana yagiraga ngo mpangayikishe yo kabura uko yigira. Dore ko urubyaro ruzatuma ababyeyi bagwa gwa muhirima. ahora niki ubu se ko nda amafaranga mfite notwe nakuye mu kaho azarubiye umwaka Rupatira yakubise nginguba yarajyanye yo umunsi yibaza amafaranga dukomye ngata wahora wa mugabo urubyaro yaduteye hehe sugira ngo urubyaro ruraha wa Munyarwanda ubu se gose kuri uburenda bigirane rwose nanjye ngo tugere kuri uwo mukobwa oya kari muri uru rugo ntabwo ari Shingabi nanjye rwose umwaka wanze ikundi nta kugenza nte rwose reka wa mugabo we ugwazi umugabo ntabangi ngata ese uzi ko na muhungu wanjye bari bamwirukanye ku mugonero ese nyine yabusubiye ntagira umuvandimwe rwose mugira neza ngo bamudufaranga ndetse mbabwire mwanza arakabura mwene wabo ukomeye pe se wahora kurubona ubu mba ntamwirukira ariko se ubu tugiye n'amaguru undi twagerayo nawe urashaka rwose kwigerezaho ubwo ubona wava mu rusenyi n'amaguru ugataha mu Gisaka reka byo mu Gisaka hafi yo mu Gisaka niko bimeze ariko ubwo ugira ngo ibyakira nibyo byubuga mva emera wikokure ugushize nkuko zawe akarima cyangwa se ikintu ufite ugitangi haza ukodesha imodoka tujye gutabara uwo mwana none ko higima wewe kwibyahisha nibigenza yemwe ndapfa kujya kutakambira padiri mukuru uriya nabonaga gwa neza keretse niba abantu baramuhinduye n'abapadiri barahindutse uravuga abakecuru yewe kwemera kazabajyana mu bose nabwiye bavuga abakecuru ubwo sugira ngo nta bisanzwe cyangwa nta mafaranga yayiguze ntabwo byoroshye urahabwe impundu utabarutse gusa rega data burya n'urumya rwamize inshuti barabivuze urumya rwamize inshuti none se ko nguhira mu nzu ntaho adakubita imitwe naho shenge ubuse twicarire twinumire kandi umwana aducika tarabyara ntabarabona ahubwo reka nyene ndabona bwije asanga padiri yagiye ku meza nkamutesha umwanya genda ugerageze urebe genda urebe mubaze wenda we yakugira imbabazi ejo akadutwara ubereye mushirwa n'indera ubwo se sabuze gushimuta izihe ko rupasi yazirongo yakabisha hereza cya 14 yazijanye hereza ndi muri 10 nkamo y'Imana hereza wende wowe utagira izina ngwiki ariko umuntu ko numva avuga nka Rupacara isi yabariwe Rupaca yabariwe ni wowe ngwino mwana wanjye injira ngwino mu rugo mwana bari bakwishe wakanyagwaho mwana wanjye aragarutse injira n'inzoka itagucirira aho ngaho munsi yarahorose yabaye mwana wa uje amahoro uje amahoro Rupa mugabanye urusaku nta mahoro n'ukuntu asigaye angana mugabanye urusaku twumve ko basubiramo ryatangazo ye twongere tubasubirire muri ritangazo ribika muhore ibitaro by'Rwamagana biramenyesha ababyeyi inshuti n'abavandimwe witwaga Sebiceri wa Sebicece bitaga cyuma cy'inyundo ko Sebiceri yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi azize agisida y'imodoka yabereye ku Gasi hafi ya Rwamagana
yagenda wenyine yagenda wenyine. umurambo we bazawusanga mu buruhukiro bw'ibyo bitaro. ibyo bitaro kandi biramenyesha nanone ababyeyi b'uwitwaga Amazi ya Teke mwene Rushingabigwi na Mbabazi batuye ku Mubuga ho ku Kibuye ko uwo mwana wabo yakomerekeye muri iyo mpanuka, bakaba basabwe kwihutira kumugeraho kubera ko amerewe nabi cyane kandi akaba adafite kirwaza. turakura he amafaranga yo kutugezayo? nimero ko kutumva radiyo atari byiza. ubu turakura amafaranga hehe koko yo kutugezayo, turabigenza dute? erega amafaranga rero naragurishije muri za nka yose nayagaruye. wayagaruye? nagaruye ko mbasabye imbabazi. yazane tuyagira impamba. yazane akazi nashakaga rwose. wenda hari twagira n'imana arayazanye. zana yemwe we akira ariko mbasabye imbabazi. se ibyo ubyihoreye? ntabwo nzongera. genda ubyihoreye. Imana yaremye abakene niyo bogosha barabivuze. none se ntitubonye ko nkajya ngo padiri yemeye kubajyana. yemeye? ahubwo nimugire mutamukerereza. yemeye? ni amahirwe tugize. mubonye n'impamba, mubonye n'imodoka, wabona dusanze agitera kuka. na rupaci azatubwira ibye, ubwo azatubwira ibyo tuzabimenya nyuma. nimubanze mujye aho ababasha. reka dutabare, reka turebe uko twabigenza. ikinamico